ubuzima bwo muri iyi si bumeze neza, ubayeho neza se? Sha ubuzima mani buragenda gake. Gake cyane pole. Harabura iki se umuhungu wanjye? Sha ni gake cyane ahubwo tujye hanze hari ubushyuhe. None se ubushyuhe buri hanze urumva ko ubushyuhe bugahita butuma iyo ndwara urwaye igahita ikira? Oya, wasanga ndi kuvuga ubushyuhe ntubashe kubwumva. Ubushyuhe nyine buriya bushyuhe buriya buturuka mu ariko uzibyo kuko nibutse ko batubwiye ko rino zuba ritari ryinshi hari ikintu ryongera mu umubiri w'umuntu akira. ahubwo tujye hanze ku zuba. Hako sana ku zuba. Ariko rero n'undi zora kijya kumarira. Ariko nacyo rero byose reka tugende tugikwatira twicara. Ariko rero cyane ibyo ngibyo ahubwo nyine tujye hanze twota akazuba. Ako sishabo we, ako sabi peti we. Hanze no hatuma uri mukire gripe razanye tumukira gripe. Cyangwa se shaho shaka kubugwa sida kana tabize shatara bimbesha. Ubwo ni wasa niko peti. Ndasigaye mbona ufite isura isa n'iyije nabi. Ahubwo ushobora kuba wambiza ukuri. Ikiri uri ubwo ufite. Ngo mpita ikigoryi uranyumvira ino mbesire y'urutwe uko gisa. Peti nyumvira nk'ikije managa. Akadage kamo karamuseka sida uyo arani papu uya. Oyambe papa gisubiza n'uyu. Abo ngo David ari ikinira mu mwana muto. Shanyine ubwo se ko no mu mutone nta cyuma gere ngo mumpe byibuza niyaho. Icyuma hano kirahari. Shanyine reka niyaho. Kirakonje cyane we ero we. None wowe ubayikinisha reka gukebere none. Oya habe wowe wayitumba baza. Neza kurusha kwiyahura reka Ukeneye kangari ko dana ndikebera kugira ngo ntibaba. Oya negene igihe wawe tubwira aho ukatubirangiza. Oya ndagira ngo ngire pole nyine